n'iyi saha n'iri joro ndashaka kumenya aho Oliva watuye akampa umwana wanjye nkamujyana byarengaho aho ngaho ibindi bikaza nk'ubuyobozi ariko icyambere cyo nuko uyu munsi ngomba kubona umwana wanjye noneho mwese mukanabimenye nta n'ibindi bintu nongera no kuvugana namwe mwishyura inzu y'igitano n'umukozi inzu y'igitano agaragara mu ruciriritse canka yanywera byere shakira mu 150 ahubwo wasanga nayajyana no mu bandi akayaha abandi bagabo nicyo ndi kubona umuhinzi uko burya agaragara physically ni nk'umuntu wamuza 30 pe ntagasa neza nk'umuntu wamuza y'igitano mwana nashatse yanywera byere mwana agenda ashaka kugira ngo mushyire kuri yindi level nkuko nanjye ndi ku yindi level yego ndavuga ati umugore wanjye nubwo nyene byahuriranye yuko cyangwa se nahubutse amutera inda ariko ndashaka kumugira umusirimu mwishyurira inzu mbwire nkwereke na fagitire isundi katugane gatoya uriya mugore mu kugira amenyane wundi mwahuriye he tesoro gato twumve koko uriye ko byenda kose naho ushaka kwa mwarahuye kwa kundi umuntu muhura ahita ati mahoro nizere komeze neza mugwe muri kwicana umwanya kundi bitewe naho muherereye mu mfuruka zose zigize isi uherereye Burundi uherereye mu Rwanda uherereye Canada Norvege Australia ndetse n'ahandi mu mfuruka zose zigize isi ndagusheje nabyishimira cyane kubona wari ikiganiro cyanjye ugakanda comment like ukanagisharinga ibyo ni by'agaciro nangere ni ibintu ugomba gukora kuko ubikunze urengagiza ko hari macano yandi ya uploadinze ibintu nk'ibyo na uploadinze ko ibyanjye ukabireba ukanabirikinga Imana ikomeze kumena umugisha Imana ikomeze iguhezagire ni nkwibutsa ko ukeneye kamera ukazo yo kugura ukeneye YouTube channel yo kugura ukeneye ibintu nk'ibyo ngibyo byose nimero yanjye niyo uri kuri screen ukeneye kwamamaza ibintu byawe binyuze kuri platform zacu zose Facebook Instagram TikTok ndetse na YouTube wanyandika ko ibintu biri muri screen tugakora akazi bikagenda fresh ubucuruzi bwawe canke se company yawe ikagera ikamenyekana kurembera kamera zacu ndi kumwe n'umujene wacu Bogari musore bavyitwa kurya Musa bimeze bite ntago bimeze neza mwana gerageza ufata kamikoro uko nanjye nkafashe ntago bimeze neza kubera iki se oya wamvugishije numva ufite uburakari tugana kuri telefone ariko giye cyanjye ibintu byose byanjye ntago nyanda vyibikamwo banumva naganira n'umuntu kuri kamera nano uri kwishyanye bakaza kumva ayo makuru bakumva uko bimeze wansobanuriye byinshi kuri bijanye n'umwana uranabinshinja numva nigende mu ikosa ko navuga ati umbabariye waza tukabiganira imbere ya kamera oya uzise impamvu mba nanarakaye cyangwa nanaguhamagaye nkabikubwira yego ngiye maze iminsi mbona ibiganiro ukora yego muri kuvuga ku uwo bita Oliva yego na Blaise yego muri kuvuga ku bintu bijyanye n'umwana umwana wa Oliva cyangwa umwana uriya mugore wundi wa Blaise uriya mwana n'uwanjye uretse gato ibyo wambwiraga ngo by'umwana kuri telefone uriya mwana wa mugore wa Blaise uriya mwana batereye Oliva uriya mwana urezwe na Oliva uriya mwana no wawe uriya mwana n'uwanjye ku giti cyanjye ako ubundi muri kuki mukora ikintu mutabanje kumbaza uretse gato ubwo sindi kurengana bahu ndetse nari mbizi ibyo ngibyo uriya mugore ko yatubwiye ko umugabo ari Blaise nawe akabyemera ati nanjye n'umugore wanjye ako umuntu azajya atera inda cyangwa se umuntu azajya ahaha muze kurya bivuze ngo uriya mugore se n'uwundi ni wowe umuhahira n'umwana umugore anabizi ko uri papa w'umwana buri kimwe cyose ninge nkitanga nuko n'ubu ngubu narindi mu kazi ese kuki ibyo bintu yaba yarabikoze ariko ubu ngubu nahugutse ndaje nkubwire buri idonido siko mujya muvuga mu Kirundi buri kamwe kose ndaje nkakubwira icyambere cyo uriya mukobwa nako ni nk'umugore wanjye kuko buri umuntu mwararyamanye cyangwa se mwarakundanye mukanabyarana mamusangiye amaraso ushize mu kadomo ko uriya mugore watereye umwana wa Oliva uriya mwana papa w'umwana atari Blaise umwana ari uwawe uriya ntago ari uwa Blaise abantu ko tugende tunagenda no mu nyandiko muri leta twaragiye mukura kwa muganga dusiga tunamwandikishije mu bitabo bya leta urumva ahubwo ikintu ndi kwibaza kuki uriya mukobwa yamujyanye kwa Oliva geka aribyo ndi kwibaza
nyene kuri telefone wamamaga uri kuranshinja ngo twafashe umugore wacu mwambura umwana ngo twe na Oliver turamujyana. nyene kuki nyane nanjye nibyo nje kureba kuki mwamujyanye mukamujyana kwa Oliver kandi nyina wiwe ahari. Ubwo ibyo ngibyo wari kubitubaza ukamenya ukuri kwabyo kugira ngo dushinje amakosa. Siyo cyiza se? Kuko abantu badukurikiranye ibintu byose barabibonye. Kugira ngo twebwe dushinjwe amakosa uri kubitubaza tukagusobanura ukamenya ukuri kwimbitse. Ukuri kwimbitse se ntari ibaza ibintu nahereye ubundi naraye mbibonye nijoro nejo bundi naribonye kuri YouTube wari uri mu kazi. Je narindi mu kazi ahubwo sinzi ukuntu iyo umuntu amaze kubona nk'akaruhuko gatoya nk'akisaha cya 30 avuga atereka aba ahaye amaso agiye kuri social media arebe ibyagiye sinzi ukuntu narebye ndebye kuri Murundi kuko ari wo nkunda kureba cyane bona umukungo umwana wawe Oliver ngo bamuhaye ngo umwana gaturutse ngo kwa ego ko mama yake urebye usanga umwana no wawe so mpeti wanjye urebye umugore ukurate umwana usanga umugore wawe umugore wanjye ndamuhamagara yanga gufata telefone none se mwigeze muwana canke ni kwa kurutenda umuntu ukajya umufashiza oya hari ukuntu utera inda umukobwa kamubwira ati rero ngiye uramuna ndi mu kazi sindi kubona umwanya wo kuba nakwitaho ariko ngiye nzajya nkwitiraho kuri telefone nzajya buri kimwe cyose uzajya ushaka nzajya nkikumenyera ariko umenyera umwana wanjye abeho mu buzima bwiza urumva nago yabyanga kamubwira ati nimbona mugutse dushobora no gukora ubukwe cyangwa ukaza mu rugo ukarera umwana turi kumwe ibyo ngibyo arabyemera ahubwo nangajwe no kubona yamuhaye Oliver biranyobera. Okay, reka je ndaragusobanura wenda. Ahubwo ndashaka kumenya uwo mujama n'uyu atuye he abahe hakora iki. Je ndumva wenda wamakanya gusobanura ibintu buryo byatanye nuko byakomeye. Nanye nicyo rero shaka. Uwitwa Blaise yaje avuye muri Kenya mu Rupagaso. Ageze mu Rwanda umugore w'ubwe araza afata Blaise amutera umwana ngo narakubuze wasize unteye indangakira umwana wawe. Witwa Blaise Thomas eske umwana nuwe byanyabyo Blaise arabyemera ati nuwanjye umugore twarabyaranye ariko nta kintu ufite ibiki n'ibiki. Haba imiserero Blaise ndacya gusobanura imiserero ihora kuri YouTube igihe kitari gitoya. Hivangamo uwitwa Oliver nawe wabyaranye na Blaise nawe n'umugore wa Blaise. None Oliver nawe se barabyaranye. Oliver afite umwana wa Blaise kuva kera ibyo abantu bose barabizi. Noneho Oliver ndaza kubwira impamvu uriya mugore yateye umwana Oliver. Umugore wawe. Noneho Oliver abigenderamwo haba imishwano hagati yabo nyene tu. Umunsi umwe uriya mugore amaze kumva ko Oliver nawe yajyanye na Blaise. Uriya mugore ngo yafashe umwanzo wo gufata umwana. Umwana uri kwitwa ngo wawe aragenda mujugunyira Oliver. Uyu wibitinda umwana wo nuwanje genda bizi neza. Gusobanura ko byagenze agenda mujugunyira Oliver aravuga ngo n'ubundi ni kwa mukase nagume mu muryango wundi. Amutira Oliver ni nubwo watekereje kuri ararengana bagenda arengana. Umugore wawe niba ari umusazi niba ari muzima yarafashe we ubwe agenda atera umwana mutera Oliver atakambaza kuri kamera avuga ati nyaboneka mugore we ndufata umwana wawe nta kintu mfana nawe wiza kuntera umwana n'uwanjye sindamushoboye. Umugore avuga ati Oliver murere n'ubundi murera amafaranga umugabo wanjye n'ikintu ibintu nuko byagenze. Umugore n'undi tumufata nk'umuntu udashoboye yagiye kureresha umwana munone kurera. Niko kubibona uko rero wowe umwana yitirana wa Blaise atari wari uwawe bivuze ngo no kuri Blaise nawe yamushaka amarongo umwana n'uwawe so wa Blaise ariko umwana ntabwo wa Blaise byo ngibyo byo ndanabizi no muri leta byanditsemo yuko umwana wanjye anyanditseho ku giti cyanjye anyanditseho ngewe ahubwo ndashaka kumenya ese umugore wanjye ibyo bintu yabitewe n'iki na amafaranga make uramuhahira uramwishyurira inzu wenda n'ubwo mutabana ariko uramufasha inzu ndayishura mwishyura inzu y'igitano n'umukozi inzu y'igitano agaragara mu ruciriritse cyangwa yanywera byere shakira mu 50 ahubwo wasanga nayajyana no mu bandi akayaha abandi bagabo nicyo ndi kubona muhinzu uko agaragara physically ni nk'umuntu wa mu 30 pe ntagasa neza nk'umuntu wa mu nzu y'igitano mwana nashatse yanywera byere mwana agenda ashaka kugira ngo mushire kuri yindi level nkuko nanjye ndi ku yindi level yego ndavuga ati umugore wanjye nubwo nyene byahuriranye yuko cyangwa se nahubutse amutera inda ariko ndashaka kumugira umusirimu mwishyurira inzu mbwire nkwereke na fagitire ese ubundi katugane gatoya uriya mugore mu kugira amenyane wundi mwahuriye he tesoro gato twumve koko uriye ko byenda kose naho ushaka kwa mwarahuye kwa kundi umuntu muhura hitati nyuma ngo muhurira he uzise urabizi ko namwe ndakubwira yuko twahuriye ku isoko kigena nari ngiye guhaha ibintu by'imboga yego arambwira ati nyene wampahira nyene sinzi kuntu byagenze ndamuhahira maze kumuhahira ambwira ati se watwaye nomero zanjye ukazajya uza kumahira ndazifata bona ari umuntu yitonda ako nyene ntago
ntabwo yararenze nyine mbona nyine ari nko kumufasha nyine kugira ngo bizajye bitazajya bibura abakiriya kwa kundi nje nanjye ngamuhahira. Yego. Nageze mu rugo arampamagara. Urabizi bimwe by'abasore nako tutajya dupfa kuzuyaza. Yavuga ati uri mu rugo ze tuganire. Ya ndamubwira ati ese uri mu rugo yego. Ntabwo wakoze wapi ndi mu karuhuko muri no minsi. Ngo se twazahora gute? Sha yaremera atega sha nitike yiwe araza turavugana duhurira n'ahantu araca. Tayari birangiye ndegiyemo. Wowe uwo musi ntabwo byabaye. Sikabaje niyo muri ko murasobanura inkuru zabo n'abakobwa ko mutajya muvuga uburyo mwatikuranye ngo tari ngo byarangiye ngamwiye ngaratwite. Birangiye icyo gihe ntabwo byabaye ahubwo naratashe. Hashize nk'icyumweru ngo arampamagara terashaka twongera kubonana. Ya turabonana arambwira ngo sanga ahubwo yanteguriye ahandi hantu harenze hahandi. Ndamubwira se bite? Ni byiza arambwira ngo yarankunze. Nabati se n'abakobwa basigaye babyivugira. Ndabati shaka umwarakaye mwa. Anje ati sinzu nawe ati sinzu yaza. Ego koma icyo gihe nari maze iminsi nizo gahunda narazikatiye ariko wagira ngo yanteye umuti yagahambirwa sinzi ukuntu byanagenze. Rangira ukojeje ikarita. Karita nayikojejeho umva kijyabarezi kiba kiratse. Ego. Hashize nk'ukwezi ati ndatwite ati ngaho. Ndareba kuno nabonaga umukobwa asanda avuga ati ntaseba atabisakuza nawe usakuza cyaba ari ikibazo biraba ari ikibazo nk'umujeni nkanjye ngomba kumufasha ime cyose nabyara umwana ati mufata agira ati humura we buri kimwe nzagifasha kuko yabimbwiye namaze no kugenda mu kazi ntari ro mu rugo abimbwira uko nguko aratwita maze gutwita ngenda mufasha buri kimwe ngenda ngura imyenda y'umwana ibiki byose abizi ko n'umwana avuna umva mituweli nayo ndayimushakira umwana nawe ndayimushakira ko nana mituweli yagiraga yego nibyo akazi cye ndambwa ati gahagarike wanze witeho umwana yego urumva yego ariko kabutinda ahubwo aho bibera kabutindi wagira ngo agira amagini mu mutwe amukoresha yego subwo se twahuye yego akambwira unagashaka kuba mu nzu ngo ya make yanga ari kumwe n'umukozi yego habimwe nari nkubwiye ngo nkahita mukodesha inzu ya y'ibihumbi 150 ngakodesha amezi 5 kuko jyeje nago nari impari bivuze ngo ushaka kwanabesha yibera nko mu 30 ubwo amafaranga kuno none wasigaye mubona kuno usigaye mubona ni 15 umuntu aba yasinze asa n'abacagaraye umva nta nugo nkishaka no kubonana nawe ako birantangaje kuba amafaranga yose muhana buri kimwe cyose muhango ngo mwana ngagiye ngo kumuterera ngo numba ari ngo nzarinde sinzi kano kanya w'ikintu cyakwaje avuze ngo nuko umwana wawe karaterera ati ariko araherezanywa iyi wagira shani ikarita afata muha Oliver agira ibicagira ibiki wagira ni ikarita bari gukina abandi bapapa yigo sha nkaho wagira ngo ntasagira kandi samufite yego mwana ibyo bintu byarambabaje ahubwo aho bukera ndazamura ikirego oya nago umuti w'igisubizo ari icyo ngicyo wakwiye kubanza ukagana n'umugore wawe ko buriya kujya gutanga ibirego aramfata se gutanga ibirego nawo barakubaza ngo ese mwaraganiriye kuganira nago ngewe kuganira nawe ntago wabyemera ko ngemba mbishaka nubwo yampa umwana wanjye kareka kujya ahandi hantu ngiye nagenda nkamushakira umukozi akamurera kandi akabaho neza yego ntago wigeze ukibona ibyo bintu ugeze umuhamagara somo ati se ibintu nabonye bimeze gute kandi ndi kukubwira ngo naramuhamagara 1 2 3 nuko telefone ntayo ufite hano nicaginze mba mbikweretse maze kumuhamagara nk'inshuro zirenga 20 buri munsi ndamuhamagara kandi hano ngiye kuhamara hafi kwezi yanze kumfata wakubu ngubu umwanzuro ngiye fite ndashaka kuzajya kwa nuzo kuri mukobwa bamuhaye kwa Olive niho shaka kujya ibyo uramujama wari kumwitira ngo nuwe byo ngibyo byabashize ku ruhande kuko nge ntago njya sangira inyanya n'inyoni ibyo ndya ndabizi agende ku ruhande atunguwe nanjye ntungu wanjye ahubwo ndashaka kujya kureba Oliver asobanure neza amene umwana wanjye ngiye mushakira umukozi samugane ko Blaise tuzi ko umugore we yari Oliver nafane kuva kera uriya mwana natwe twe twaca ubundi akantu kagufi y'ubundi babyaranute babyaranute Gaterinda Katerinda ariko ngiye ntago njya nkorana n'abantu bagufi cyangwa se agenda asanga uriya mugufi ye kuko ntago njya mvugana n'abantu bagufi waguha umwana wawe yajya asanga umugabo we waguha umwana wawe asanga umugabo asange igihe asange nyiramwiza we
bivuze ngo ikintu cyakubabaje ni ukubona umwana wawe karaterezwa kuri iyo, ariko natwe nk'abantu twabibonye byagiye hanze. wese ntabwo byakubabaje uko uba ndabiri kumbabaza mana, hari n'undi byababaje. ikintu cyambabaje jewe ni ukuntu uya mugore sinjya nsoma kometa ariko ndinze zisoma n'icyuma wakitera. nyine ikintu cyababaje abantu nanjye cyambabaje ni ukubona umuntu w'umugore agafata umwana yatwise amezi 9, umwana angana kuri agiye amujugunya undi mugore atari mwene wabo ati na mama wiwe, ariko nitwaye tuzi ko noneho uwo mwana nubwo ahubwo banamwitira n'ubutarisi, ahubwo aho tumenyeye ko uriya mwana uwo bamwitirira ngo ni se we Blaise atari we se wiwe ari wowe. Icyo kintu ubwo numvishe gikintunguye. Umwana n'uwanjye, ibyo ubyumve nk'ukuri, simbigusobanura rimwe kabiri gatatu. Umwana n'uwanjye, ahubwo ngewe ndashaka kujyayo kandi turanajyana. Ushaka kujya hese? Ndashaka kujya kwa Olive, turanajyana. Noneho nge nabishize ku rundi rwego, ndemerana kamera nyikodeshe, noneho bishire ku mbuga ndi no kwakuma atazagira undi muntu ndanabivuga na kamera zose ziriho. Ubundi ufite ibintu bigaragaza ko ruwawe ko numva. Ego ko mana yanjye byose ndabifite. Ifishi yakingirijweho ndayifite muri leta, nari impibereye ajya kwa muganga, barampamagaye njyayo. Ubundi ugoje ngubwo abukora ko n'imodoka yamuzanye muvana kwa muganga ni nge nayishuye, n'ibikoresho byose ni nge nabwiye umukozi ati genda uzana ibikoresho twari twaraguze by'umwana. Babimushira mu rugo bajya kwambika umwana, ibintu byose ni nge nabikoze, ariko ingigwa y'umukobwa igashaka kumpemukira. Ikintu je numva rero inama nakugiramo gato yaho ngaho, ntago Olive akwiye guhogwa ibyo bintu, kuko Olive ntiyamwibye ntiyanamutiye, ahubwo wowe akwigana n'umugore wawe, we akagenda akamuzana yamusize jambo ikamurusha kamurusha. Oya ngewe ntago ikibazo ngifite kuri Olive. Icyo ushaka n'umwana wawe kandi uzahari, kandi narahabonye kandi ngomba kujyayo, kandi turanajyanayo. Wamaze no gushakisha mukuru wa Olive? Ntago ndi bujyeyo. Ati bibaza namugambaniye, ahora ambwira ngo ndamugambanira. Oya ntago ari ibyo ngibyo, gusa ngewe ndajyayo. Wishakisha amakuru nuhamenye. Binabaye byiza twanajyana n'umugore wanjye akanabisobanura n'abantu bose bahari, impamvu utwo Olive ajya gutanga umwana kandi se w'umwana ahari. Utwo Olive bareze yabatsinda mwebwe, uko muramubangamira mushaka mumutuka mumufata nabi, kandi ntigeze ubwo ari no kubafasha. Ubwo Olive umushimire wowe, niba kuko umwana ari wo mushimire ko kubafasha. Amaze hafi ibyumweru 2-3 ko ubwo hashize nk'ukwezi areze umwana atari uwiwe, yirengeje ko nawe afite uwiwe. Umwana aracyari muto, se umwana wasiga mu rugo ngo ujye mu kazi, ubara aho ngaho agwana no gushaka igikoma n'ibikindi biki. Yabaye umuntu mwiza, aba umubyeyi mwiza, none mugiye kumwitura kumusaka. None se ubundi amafaranga ubundi amafaranga amuha amara iki? Ura mugore ibyo ngibyo yakwiye kubaza umugore wawe pana Olive. Ibyo ngibyo yakwiye kubaza. Nanjye nibyo ndi kwibaza, amafaranga amuha amara iki? Nta minsi 2 yashira atambwiye ngo mpa amafaranga. Si cyo y'ibiryo ndayimukorera, inzu ndayimumenyera. Ngaho uyu mwana nubwo yakwitsamura ngo munyoreza amafaranga njye kwa muganga, hari igihe nambesha ngo mituweli ngo yarashize, kandi mituweli ishira ku kanya. Rero bisigaye nge sinzi kuntu bimeze, gusa ngiye ikintu ndi gushaka, ndashaka umwana wanjye. Ibyo uriya mugabo we mugufi yabyo tube tubihagaritse, kuriya ntago njya asangira nawe agende byo kwiyitirira ngo umwana ngo nuwe ngibiki cyane, ajye gushaka abantu bagufi hajya babaye. Ntago nzigabaye nyanumanga abakiga ni bagufi, ariko mbona ari bareba ntagiye ibyumba aba abantu bagufi irurindo abantu bagufi. Ibyo rero bajye bakagarara kagarara se abugani kagarabo nanyumve nabi mbona sigaze kurwana. Gusa nyene by the way ngiye ikintu ndi gushaka umwana wanjye Olive namfashe nabona na kino kiganiro. Gije amubwira Olive, ugende amubwira umugore wawe, ugije amubwira Blaise n'amagambo atatu. Oya Blaise umuntu mugufi ya ntago ndi kumushaka. Blaise amvire ku mugore wanjye, umwana ntago ari uwiwe, cyo ngicyo cyo cyapivuye. Olive ikintu namwisabira, ndashaka yuko Olive tuganira akasubiza umwana wanjye. Umugore wanjye nawe nimara kubona umwana wanjye ndajya mu buyobozi. Urabizi ko ntago wapfa gufata umwana utabanje kujya mu buyobozi. Ko ubuyobozi nabwo burakwereka wenda ibintu by'ibanze wahereyemwo, kandi ibyo by'ibanze n'uriya mugore wa na Olive. Oya Olive we nibibana byiza numba ari n'umubyeyi nanamushimira,
cyo ngomba no kukimushimira kuba yaramufashe. Yego. Ni umuntu mwiza kuko buri umuntu afata umwana akavuga ati akishira muri risk yo kuvuga ati ngiye gufata umwana atari wanjye. Yego. Uwo muntu ujye umushimira ni umuntu umubyeyi muzima. Yego. Ariko umuntu atumwana n'umuntu yamwica. Yego. Ahubwo ujye unamutinya. Yego. Ntabwo rero nshaka yuko yongera gusubira mu maboko mabi kuko ubu ngubu Edayeri ari mu maboko meza. Yego. Ibyo ndabizi. Yego. Ariko ntabwo ushaka yuko yongera gusubira mu maboko mabi. Yego. Oliva ne ashaka kumugumana nge nzajya mufasha. Yego. Umenyere buri kimwe cyose. Oliva umufasha n'umugore wawe. Oya nge nzafasha umwana wanjye yemeye kumugumana akavuga ati mumundekere. Kano ahise avuga ati noneho tijewe umwana wanjye su wanjye kuya ndamutunge mugenda mu maranye mfite ubushobozi nashoye akemera kumusubiza ku bushobozi ugafata umwana. Nge nabumuha kuko umwana aragora kugira kurera kuko nge ndabizi. Yego. Nabumuha. Katinga gato. Rero ikintu mbona nukuye kujya guhangana na Oliva cyane ahubwo guhangana n'umugore wawe ukamubwira ngo ugende umuzane ko niwe yamujyanye agenda avuga na Oliva amumuhe umwana wawe bamugushikiriza. Niba ibintu bya fresh. Oya uzise icyambere cyo nge nabonye ahantu namenya ahantu umwana wanjye ari. Yego. Noneho igikurikiyeho Yego. nge namenye yuko Yego. umugore wanjye ameze nk'umusazi. Yego. Kandi ntago agomba kujya mu maboko mabi. Yego. Ko ntago ushaka kongera gusubirayo. Yego. Ko nta muntu muzima abana n'umusazi. Yego. Oya. Yego. Ahubwo ikintu kigiye gukorwa uyu munsi n'iyi saha n'iri joro ndashaka kumenya aho Oliva watuye akampa umwana wanjye nkamujyana byarengaho aho ngaho ibindi bikaza nk'ubuyobozi. Ariko icyambere cyo nuko uyu munsi ngomba kubona umwana wanjye noneho mwese mukanabimenye nta n'ibindi bintu nongera no kuvugana namwe nako bishoje se. None nta n'ikintu twagumana kiraho. Shabe nako mona bya